Yes, reka ngushimira aho uri hose ukurikira Umutaka TV, nizere yuko umeze neza cyane. Ngiye nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Uyu ni Umutaka TV. Nzanwe n'iki rero? Hari inkuru nje kukubwira, inkuru y'icyamamare Munyakazi cyangwa se Itahiwacu Bruce Melody uherutse kuva i Burundi anafunzwe. Benshi bakomeje kwibaza icyatumye afungwa, abandi baguma kwibaza niba yaba ari amakimbirane y'u Rwanda n'i Burundi, ariko ntago ari byo. Ikintu cyatumye Bruce Melody afungwa ni umukire, umwe mu bategura ibitaramo mu gihugu cy'i Burundi yashoye amafaranga mu bitaramo atumira Bruce Melody mu myaka 2 ishize, nyuma yuko coronavirus itangira. Yamutumiye amushoraho amafaranga, Bruce Melody COVID-19 itijyamo birangira Bruce Melody atagiye. Nuko kutajyayo ariko aba yahawe avance cyangwa se amafaranga yandi nyine icyo bita avance. Bruce Melody mu kuyahabwa ayahabwa ariko COVID itatuma wambuka, ibitaramo biba birapfuye. Bruce Melody na nyuma ya COVID ntiyajyayo. Umukira aravuga ati rero ibi bintu ntabwo nabyihanganira, basi yanyishyure. Bruce Melody ntiyayamwishyura. Uwumve witonze, muri uko kutayamwishyura cyangwa se muri uko kumwambura, umukira arihangana aratuza arabirika, ariko amenya ko Bruce Melody ejo bundi agiye kujya i Burundi gukora konseri, kuko cyari igitaramo kiremereye cyane cyari kuvamo amafaranga menshi cyane, ariko aravuga ati niho nzagufatira sasa. Ati byagenze bite? Bruce Melody yagiyeyo ajyana n'imodoka yiwe yayindi Barabas. Agezeyo rero baramufata baramufunga, bamwishyuza amafaranga yose miliyoni 30 z'amarundi ndetse na miliyoni 2 z'amanyarwanda. Muri uko rero kubyishyura ateza imodoka cyangwa se atanga imodoka y'ingwate, batereka barayanga, ariko birangira Bruce Melody yishyuye amafaranga yose yasabwaga ndetse aranafunga iminsi 2, ariko aza kuvamo akora igitaramo arakirangiza arataha. Nyuma yo gutaha Bruce Melody yaravuze ati ibi bintu ntabwo nabyihanganira, niko kwita kora indirimbo yitwa urabinyegeza cyangwa se urabikomeza cyangwa se urabizamura urabishyushya. Urumva ni inkuru mpamo nkuko nawe abivuga. Ni inkuru yumvikana avugamo amagambo amwe namwe y'amaro y'i Burundi cyangwa se amagambo y'Ikirundi, ariko ntabwo twabivugaho. Urumva ni story, ni true story nkuko yabivuze. Ni true story, avuga ko ari story yiwe mu buzima yaramazemo iminsi. Urabinyegeza urabikomeza, akaba ari indirimbo rero ije rwose ikenewe, ndetse ije kumukorera izina nkuko bari baryanduje, barifashe nabi mu buryo bwumvikana, ariko Bruce Melody akaba yakoze indirimbo yitwa urabinyegeza. Iyo ndirimbo rero ikaba iri gukora amateka, iri guhindura izina rye nkuko ryahoze ndetse byisumbuyeho binarenzeho. Ngewe nitwa Jesse, reka nizere yuko tugiye kubana mu biganiro bitandukanye ndetse n'amasizoni tugiye gukora. Reka nkuri kuyumveho gato urabinyegeza Bruce Melody. Ngewe nitwa Jesse, kora subscribe, like, share na comment, ibi bikomeze kuba neza cyane kugira ngo ukomeze kumenya ibyo dutangaje hano ku Umutaka TV. Ngewe nitwa Jesse.